isomo ryiga imitekerereze ya muntu cyangwa se psychology yo muri iki gihe igaragaza amateka maremare kandi atandukanye, ariko inkomoko yayo itandukanye cyane nuko tuyisobanukirwa uyu munsi. Kugira ngo umuntu asobanukirwe neza psychology, ni ngombwa gusubira inyuma akamenya amateka yayo ndetse n'aho yaturutse. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho buri wa kabiri w'icyumweru, tukagaruka ku mateka y'abahanga babayeho mu bya psychology cyangwa se nyine n'ibyo bagiye bahimba. Uyu munsi wa none rero tugiye kubanza twumve amavu n'amavuko ya psychology, uhereye ku bitekerezo bya filozofiya kugeza ku bumenyi bwa psychology yo muri iki gihe. Jya wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psycactor kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist cyangwa se nyine psychologist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Hari ibibazo by'ingenzi ukwiye kwibaza. Psychology yatangiye ryari nk'ubumenyi bwigenga? Ninde wagize uruhare se runini cyane mu kuyishyiraho cyangwa se nyine kuyigaragaza nk'ubumenyi bwa siyansi? Ibyo byose uraza kubyumva muri iki kiganiro. Dore impamvu kwiga amateka ya psychology ari ingenzi. Psychology yo muri iki gihe yiga ingingo nyinshi cyane, uhereye ku mikorere y'ubwonko neuroscience kugeza ku muco n'imibanire y'abantu. Abahanga mu by'imitekerereze biga imyitwarire n'imitekerereze y'umuntu kuva akiri mu nda ya nyina kugeza apfuye. Kwiga amateka ya psychology rero bidufasha gusobanukirwa neza uko ubu bumenyi bwagiye bukura. Bidufasha kumenya impamvu hatoranijwe uburyo runaka bw'ubushakashatsi. Binadufasha gusobanukirwa neza ibyo tumaze kugeraho ndetse n'ibitaraza. Kuva kera psychology yagiye ihura n'ibibazo bikomeye cyane, birimo kwibaza ngo ese psychology ni siyansi nyakuri? Ese abashakashatsi cyangwa se ubushakashatsi bwa psychology bwakagombye kugira uruhare mu mategeko cyangwa se nyine uburezi n'imiyoborere? Ese twakwiga imyitwarire igaragara gusa cyangwa se nyine tuniga ibitekerezo byinshi? Ibyo byose ni ibibazo byagiye byibazwa na benshi. Reka tubanze turebere hamwe inkomoko ya filozofiya ndetse na psychology. Nubwo psychology itigeze ibaho nk'ubumenyi bwigenga kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 19, inkomoko yayo ishingiye ku bitekerezo bya kera byo mu Misiri, Ubugereki, Ubushinwa, Ubuperesi ndetse n'Ubuhinde. Mu kinyejana cya 17, Umufaransa René Descartes yazanye igitekerezo cya dualism kivuga ku bwenge cyangwa se mind ndetse n'umubiri body ari ibintu bibiri bitandukanye ariko bifatanya mu mibereho y'umuntu. Ibibazo bikiriho n'ubu nko kumenya uruhare rw'imitekerereze karemano nature ndetse n'uburere cyangwa se ibyo abantu bahura nabyo nurture. Ibi ngibi bifite imizi muri aya mateka ya filozofiya. Itandukaniro rero rikomeye riri hagati ya filozofiya na psychology nuko filozofiya yashingiraga cyane ku bitekerezo n'ubwenge busanzwe, naho psychology yo ikoresha cyane uburyo bwa siyansi scientific method mu kwiga ndetse no gusesengura imyitwarire n'imitekerereze y'abantu. Physiology cyangwa se ubumenyi mu mikorere y'umubiri nayo yagize uruhare cyane rukomeye cyane mu kuvuka kwa psychology, cyane cyane mu kwiga ubwonko n'imyitwarire. Reka turebere hamwe kuvuka kwa psychology nk'ubumenyi bwigenga. Mu myaka y'1800, Umudage William Wundt yatangiye gukoresha uburyo bwa siyanse mu kwiga igihe umuntu afata mu gusubiza recreation time. Mu 1873 yasohoye igitabo akita Principles of Physiological Psychology, agaragaza isano iri hagati ya physiology n'imitekerereze y'abantu. Mu 1879 yafunguye laboratwari ya mbere ya psychology ku isi muri kaminuza ya Leipzig. Ibi ngibi bifatwa nk'itangira rikomeye cyane rya psychology nk'ubumenyi bwigenga. William Wundt
yabonaga psychology nk'iyiga ubumenyi bw'umuntu consciousness ikoresheje ubushakashatsi bushingiye kuyigerageza cyangwa se experiments. Nubwo yakoresheje uburyo bwiswe nka introspection, ubu ngubu bufatwa nk'ubudafite gihamya ihagije, ariko bwagize uruhare runini cyane mu iterambere rya psychology. Reka turebere hamwe igitekerezo cya structuralism mu iterambere rya psychology. Iri rikaba ari ishuri rya mbere rya psychology. Edward B. Titchener, umunyeshuri wa William Wundt, yashinze ishuri rya mbere ry'imitekerereze ryiswe structuralism. Yizeraga ko ubumenyi bw'umuntu bushobora gusenywa mu bice bitatu bito by'ibyumviro ndetse n'imyumvire. Nubwo yashimangiye ubushakashatsi, uburyo bwari bufite intege nkeya nyinshi, bituma buza gucika nyuma y'urupfu rwa Titchener mu 1927. Nyuma yaho haje ikindi gitekerezo cya functionalism ya William James. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, psychology yarushijeho gutera imbere cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe William James yasohoye igitabo akita The Principle of Psychology, ahita afatwa nka se wa psychology yo muri Amerika. Functionalism yibazaga uko imyitwarire ifasha umuntu kubaho ndetse no kwitaho mu bidukikije, aho kuyisesengura mu bice bito nk'uko structuralism yabikoraga. Icyo gihe hahise haza kuvuka kwa psychoanalysis. Sigmund Freud w'Umudage yahinduye cyane isura ya psychology, yibanda cyane ku bwenge bwahishwe cyangwa se buhishwe, unconscious mind. Uyu yizeraga ko uburambe bwo mu bwana cyangwa se iby'umuntu yaciyemo mu bwana n'ibyifuzo byahishwe bigira uruhare rukomeye cyane mu miterere ndetse n'imyitwarire y'umuntu mukuru. Yagaragaje ko indwara zo mu mutwe zishobora guterwa n'amakimbirane yo mu bwenge bwahishwe muri unconscious mind. Nubwo ibitekerezo bya Sigmund Freud bikiri impaka, Freud yagize uruhare rukomeye cyane ndetse agira n'ingaruka zikomeye kuri psychology, ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse n'ubuhanzi n'umuco rusange. Nyuma yaho haje igitekerezo cya behaviorism, ijyanye no kwibanda ku myitwarire igaragara. Behaviorism yanze kwiga imitekerereze yihishe unconscious mind, hanyuma yibanda gusa ku myitwarire igaragara. Umuhanga Ivan Pavlov yagaragaje classical conditioning, naho John B. Watson ashimangira ko psychology igomba kwiga imyitwarire gusa, mu gihe B.F. Skinner yakomeje iyi nzira hifashishijwe operant conditioning. Ibi byose tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Uburyo buracyakoreshwa cyane mu burezi, uburere bw'abana ndetse no mu buvuzi. Nyuma yaho haje igitekerezo cya humanism, ijyanye no kwibanda ku bushobozi bw'umuntu. Humanistic psychology yashimangiye ubwigenge, ubushake ndetse n'ubushobozi bw'umuntu bwo kwiteza imbere. Carl Rogers ndetse na Abraham Maslow wazanye igitekerezo cya hierarchy of need, bagaragaje ko umuntu agira ubushobozi bwo kwiyubaka iyo yahawe ububasha. Carl Rogers ndetse na Abraham Maslow wazanye igitekerezo cya hierarchy of needs, bagaragaje ko umuntu agira ubushobozi bwo kwiyubaka iyo yahawe ububasha bukwiye. Igitekerezo cya cognitive psychology nacyo cyahise gikurikiraho. Mu myaka y'1950 n'1960, cognitive psychology yibanze cyane ku kwiga uko ubwenge butekereza, bwibuka, bufata ibyemezo ndetse n'uko umuntu akemura ibibazo. Ibikoresho nka MRI ndetse na PET byatumye ubushakashatsi ku bwonko burushaho gutera imbere. Iterambere ryaje gukomeza cyane rya psychology. Uyu munsi psychology ni ubumenyi bukomeje kwaguka kugeza n'aho abantu bayikoresheje bahanga ubwenge buhangano, artificial intelligence. Abahanga benshi ntibagikurikira ishuri rimwe gusa, ahubwo bifashisha ibitekerezo bitandukanye bitewe n'icyo biga. Reka turebere hamwe gatoya amateka y'abagore mu mateka ya psychology. Nubwo amateka menshi ya psychology yibanda ku bagabo, abagore bagize uruhare rukomeye cyane, nubwo babangamiwe cyane n'amahirwe makeya yo kwiga. Abo twavuga bagize uruhare mu mateka ya psychology harimo nka Mary Whiton Calkins, wabaye perezida wa mbere w'umugore wa American Psychological Association.
harimo nka Anna Freud washinze psychoanalysis y'abana, harimo nka Mary Ainsworth wagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanura attachment hagati y'umwana ndetse n'umurezi. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, amateka ya psychology atwereka urugendo rurerure cyane rwo gusobanukirwa neza imitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu. Ubumenyi bwo muri iki gihe bushingiye cyane kuri ayo mateka kandi buracyakomeje kwiyongera ndetse no kwiyungura. Ngayo nguko rero twagarukaga ku mateka ya psychology. Niba ukunze iki gice ukore subscribe, unakore like, unadusangiza abandi kugira ngo twaguke. Hanyuma wowe utarayikora yikore, tuguhaye ikaze mu muryango mugari w'ubumenyi bushingiye ku mitekerereze ya muntu ndetse n'imyitwarire yewe n'imibanire. Nanabitsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Jya wabakusanyirije kandi wabibagezagaho. Nari Muhire Psychologist, nawe utaha mu kindi kiganiro.